hano turi mu murenge wa Ndera urwibutso ruherereye mu bitaro bya Karayesi Ndahiro mu mutwe ibitaro by'abihaye Imana turibuka ushobora kutumenyesha Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda na Ndera naho twagize ishyano rikomeye aho dufite byinshi byaturengera ariko ntabwo byakunze. Hano turi dufite ibice bitandukanye by'urwibutso zo kubasobanurira ariko nagira ngo mbere uko mvuga uko Jenoside yagenze hano banze babwire ko iyi mva dukikije n'ubukema bacu n'umwobo muremure batubwira ko usaga metero 30 cy'ikuzimu umwobo wacukuwe ahagana mu mwaka w'1979 abafureri b'Ababiligi bari bayoboye ibitaro bya Karayesi barawucukuje bavuga ko ari uwo kuzafata amazi y'ikuzimu ariko mukuru mu by'ukuri ibitaro igihe byashingiwe byari bifite amazi yabyo hanyuma kuva 2009 umwobo waho ngaho nta n'urushinge rusa nabi rwatakayemo ahubwo hatema Abatutsi mu mwaka w'1994 nuko mukuru mu myaka ishize harimo imiteguro ya Jenoside icyo kiranga amateka yacu ababaje Abatutsi baricwa batazwa muri wa mwobo maze imyaka nta kintu gikorerwamo. Hano rero Jenoside itangira ahandi hose mu gihugu haje ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga Minwari haza ingabo z'Ababiligi hano ku bitaro ziraza zizana imbunda zikomeye zizana ibitwaro Abatutsi tugira ngo baje kuturinda ariko siko byagenze bari baje kurinda abazungu babo bayoboraga ibitaro. Uruhare rw'Ababiligi hano Ndera turaruzi cyane bikomeye twarabonye baraduterana ku manywa bafata imbunda bashyira imbere bafata abazungu babo bongeraho kudushinyagurira bafata imbwa zabo zari muri kuva barya Burayi basiga twicwa. Dufite rero amateka ku Babiligi mabi abahakana bazazi Ndera tubibabwire. Byaratangiye ko tuvuye ku rwibutso rwa Ndera 11 z'ukwa 4 nibwo batangiye kwica Abatutsi abasigaye bahungira hano kubera impande n'impande bari bamaze kubica abarokotse bakajya babwirana bati Karayesi ni ibitaro by'abihaye Imana ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe kandi hari Ababiligi b'abasirikare muzi ntacyo turi bube. Tugira rero abantu benshi bahahungiye b'Abatutsi bazi ko bahabonera amahitamo ibyiciro byose byari bihagamira kuturengera abarokotse kuri stade abarokotse Ruhanga bari bamaze kuhica abarokotse za Kabuga bose bahana amakuru ko Ababiligi bari hano bari bubarengere haza Abatutsi benshi niyo mpamvu muri bwumve ko hano dufite imibiri isaga 35,000 n'abantu 40 biciwe hano bamwe batabwa muri imyobo abandi turabona ko hafi turashyirwa mu cyubahiro Ababiligi baradutereranye bikomeye kandi Ndera rwose dufite na filime byerekana ntabwo ari amagambo biragaragara. Hanyuma bicirwa mu bitaro bongera no kwica abarwayi bo mu mutwe batazi ubwenge ngo ni Abatutsi barabica babakura mu bitaro baraza wa mwobo wacukuye kera utaragiyemo umwana n'umwe ukabwamo Abatutsi bangana gutyo. Dufite agahinda gakomeye Ndera. Iyi mibiri rero ntabwo ishyirwe mu cyubahiro kuri uwo ukuntu ureshya. Leta y'ubumwe igerageza kubaka inzibutso irakomeza iragerageza ariko n'ubu ngubu turasaba ko nubwo bizo kuvuga cyane uyu muntu mureba ni muremure gutegura si ako kanya ariko abacu barimo hano ntabwo bashyiriye mu cyubahiro kubera uburebure bw'umwobo. Leta igomba irakomeza ibikurikirane niyo mateka ari hano. Inyuma naho y'aho abashyitsi bahagaze hari indi mirongo 2 ngo yari gufasha uyu nguyu ushyiramo amazi nayo irimo imibiri idashyinguye mu cyubahiro.
ibindi bice muza kureba inyuma ni imyenda y'abacu twabonye abataratawe muri iyi myobo bagatabwa hano ku musozi babashije kubabona bafite ibimenyetso by'imyenda yabo hariya tuza tukibuka ko wenda mama yahunze yambaye umwenda cyangwa papa tubasha kumenya ko uwacu ari hano. Aya mateka y'urwibutso rubabaje ariko biva ku ntandaro y'abazungu b'Ababiligi badutaye mu menyo y'intara hamwe bafata imbunda baragenda bafata imbwa zabo baragenda basigaye abacu barimo baricwa. Muri make baza kwivuga birambuye kugira ngo rero duhagaze hano n'aho bicaye nyirizina ubwo leta icyatekereza ku mwana wacu bavanwa muri uyu mwobo babishyirwa mu cyubahiro. Nyakubahwa umushyitsi mukuru reka munyemerere nk'uko ahandi tubigenza mbabwire ibibera hano kuri abo bacu dukikije twakundaga. Tugiye gufata n'undi mwanya tubibuke abari muri iyi mva bashyinguye mu cyubahiro dufite n'indi mibiri turi kunamira n'ishyinguye mu cyubahiro turaza kubaha umwanya tubane mu mitima y'uburyo rw'urugendo rwose baragirije muri uyu mwobo. Turaza kandi kwibuka ko bapfuye bose Imana ngo ibakire kandi aje kudufasha mu isengesho kugira ngo dukunze tubane nabo mu isengesho. Hanyuma turaza kandi kubunamira tubasubiza agaciro bajyanye dushyiraho ururabo nk'umuhungu w'urukundo tukibakunda kandi badukundaga. Nyuma baza kudufasha ubundi nituva guha agaciro abari muri uyu mwobo muremure tuza guha agaciro abashyinguye mu cyubahiro ni bake kuri bano niyo mpamvu twifuza ngo bose aba nabo bacu bashyingurwa mu cyubahiro. Hanyuma turaza kujya kubaha icyubahiro tubunamire dusohokera hariya tujye ahatubwirwa bidufasha gukomeza kwibuka. Murakoze. Munyemerere nyakubahwa visi perezida wa sena umushyitsi mukuru n'abandi bashyitsi bari hano dufate umwanya mutoya twibuka abacu mu mitima yacu. Murakoze. Murakoze. Reka dusabe padiri yafashe kwibuka abacu mu isengesho abacu bashyinguye. Izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Nyagasani Mana yacu wowe ugira imbabazi kandi ugashaka ko abantu bose bakira utakambye impuhwe zawe. Gira amasengesho ya Bikira Mariya n'ay'abatagatifu bawe bose maze ababyeyi abavandimwe inshuti zacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ubahe kugera mu yirwe idashira. Kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu banyagateka n'ubwo bwa Roho Mutagatifu uko ibihe barabisimburana iteka. banje kwihanganisha imiryango yabuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nimukomere nimutwaze muri ibi bihe twibuka abacu dukomere kuko nubwo abicanyi bifuzaga ko abatutsi bose bashira ariko ntabwo umugambi wabo wagezweho warashibutse kandi dufite igihugu cyiza kidukunda. Nimuhumure. Uyu murenge wa Ndera rero nk'ahandi hose nawo ufite umwihariko wawo aho kuri iyi tariki ya 11 Mata 1994 nk'uko twabibwiwe abatutsi bari baturutse muri Ndera no mu nkengero zaho harimo Remera,
Kabuga, Gikomero, Ruhanga bose biciwe hano. Nibwo kandi abasirikare bakomokaga mu gihugu cy'Ububiligi muri Minuari, kugira ngo abo twari turi kumwe hariya ku rwibutso babitubwiye, baje mu bitaro bya Karayesi gutwara bene wabo babera. Abatutsi bari bahahungiye niko kubatakambira ngo babahungishe, babima amatwi, ahubwo bahungisha bene wabo, ariko birenze kuri ibyo bahungisha n'imbwa zabo, kubera yuko kuri bo imbwa zari zifite agaciro kurenza abari bahari. Basiga abatutsi mu kaga mu maboko y'interahamwe. Abahungiye muri paruwasi no mu bitaro bumvaga ariho haboneka ubuzima, kubera icyizere bagiriraga abihaye Imana ndetse n'abaganga nk'abafasha gutanga ubuzima. Ariko birababaje, barahiciwe ndetse bahicirwa by'agashinyaguro. Ni agahinda gakomeye kuba umuntu aho yashakiraga ubuhungiro, aho yumvaga yagirirwa impuhwe, yarahaburiraga ubuzima. Ibi bikaba bigaragaza ubukana bukomeye cyane Jenoside yakorewe Abatutsi yateguranywe kandi yanakoranywe, ku buryo abicaga batababariye n'abarwayi bo mu mutwe ndetse n'abaganga bari basanzwe babavura. Uwihaye Imana akica mugenzi we basangiye ukwemera, uzi neza igihano cy'abanyabyaha. Wigisha abakristo gukunda no kubaha ikiremwa muntu ndetse n'icyaremwe n'Imana icyo ari cyo cyose, kugeza ubwo umupadiri yicisha mugenzi we uko babitubwiye babanaga, wari wanze ko interahamwe zica abatutsi bari bahungiye muri Petit Seminaire. Ni ibyo ugaya cyane kuba abantu baricaga bagenzi babo bahuje ururimi, bagahuza umuco, abo bashyingiranwaga, basangiraga, bagabiranaga, ndetse bikageza n'aho umubyeyi yica umwana we kubera yuko ari umututsi, cyangwa se akica umugore we cyangwa akica umugabo we kubera ko badasangiye ubwoko. Ndagira ngo mbibutse ko kwibuka muri iki gihe ari igihango Abanyarwanda twagiranye cyo kuzirikana amateka yo kubakiraho ejo heza hacu, turinda kandi dukumira ibyatubiwamo ivangura iryo ari ryo ryose, tunarwanya icyahembera ingengabitekerezo y'urwango, ari nayo yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndasaba buri wese kugira inshingano zo guharanira ko Jenoside itazongera ukundi, kandi tukarushaho gushyigikira ibyiza ubuyobozi bwacu burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwatugejejeho, duharanira iteka gushyigikira icyateza imbere igihugu cyacu ariyo ngobyi iduhetse, kugira ngo tuzarage abana bacu igihugu cyiza kizira Jenoside.
mubyeyi muri incike twaratwaje twaza gitwari urira za mpinja zakambakambana mu mirambo amarira yawe aba imbuto y'amahoro turahari ntuzahera mu gahinda mufashe ibuka wacu wishwe bazira ko bavutse turibuka umuryango wa Rukanika Rondine yari muganga wavuraga bose abasubizaga inyuma ariko bamwishe urw'agashinyaguro turibuka Murorunkwere Aime Maria turamwibuka Rukanika Karine tumwibuke Rukanika Shiti turamwibuka Rukanika Jeni turamwibuka Rukanika Stella Matuti mufashe twibuka umuryango wa Rwabukumba na Florida bari intwari cyane Yanwari turamwibuka Mukandayisenga turamwibuka twibuke Mungwarakarama Deogratias ntituzabibagirwa kandi nagira ngo mbabwire ko mutazimye twararokotse ndetse n'amashami yarabonetse tuzahora tubazirikana iteka ryose turibuka umuryango wa Bigenga Themistocles wari umwarimu n'abana be bageze muri 10 njya barokotse mu jyenyine turibuka mama umubyara twanya Charles Saverina umubyeyi mwiza wakundaga nibuka n'abavandimwe banjye bose bakomere aho bari tuzaba turibuka muke twiyubaka mwakoze umubyeyi watwambuye aratwigisha aho tugana dutera imbaraga humura jenoside n'isongera kuba mubyeyi miriko data wambyaye ndakwibuka n'abana bawe 7 n'abuzukuru 8 umuryango wa Mihigo nibuka ndibuka Nibakareke Sara ndibuka Mutorokazi Gatarina ndibuka Twagirayesu Yohani ndibuka Havugimana Auguste ndibuka Gasengere Gloriosa ndibuka Bugingo Jean Marie Vianney ndibuka Ndizihiwe ndibuka abaturanyi bacu twari duturanye bitaga kwa Gasana ndibuka Akayumba Veneranda wapfuye atwite n'abana be 5 ndibuka kwa Gatsinzi n'umugore we Mukampenda Alfonsina n'abana babo umuryango warazinye
ndibuka kwa Hategekimana Emmanuel n'umugore we Mukamfisi Rosa n'abana babo 6. Ndibuka umuryango twari duturanye kwa Bugegeni Veronica n'abana be 2 n'abuzukuru be. Ndibuka kwa Rusengamihigo Deo Gratias n'umugore we Aurelia n'abana babo 4. Ndibuka aho bitaga kwa Seruhuga n'umugore we Bagirimari Madrene. Ndibuka kwa Nkurikinka Jean Damascene n'abana be 2. Ndibuka Mukarugango Ansira n'abana be n'abuzukuru be. Ndibuka Nyirakarera. Ndibuka Nyamuhibona Edouard n'umukobwa we Kagaju. Ndibuka Gaspari Gakwandi mwarimu wacu ku Munini n'umugore we Kasine Tasiana. Ndibuka n'abana babo 4. Ndibuka Uwampayisina Rosa mwarimu wacu ku Munini. Ndibuka n'abana babo 4. Ndibuka Bagakuba Rafaire n'umugore we Mukankundiye n'abana babo. Ndibuka Musanganya. Ndibuka abantu twari duturanye bitaga kwa Sinkamanuka mwarimu n'umugore we Mukarugema Petroniya n'abana babo 6. Ndibuka kwa Kamanzi Maritine n'umugore we Mukeshimana witwaga Beatrice n'umwana wabo. Ndibuka kwa Furani witwaga Theophile n'umugore we Mukazana Redegonde. Ndibuka Nyirabukwe Stefania Mukamunana n'abana babo basigaje umwana umwe. Ndibuka kwa Ndibyariye Yosefu n'umugore we bitaga Nyiramatama Tanaziya. Ndibuka abantu twari duturanye bitaga kwa Misheri witwaga Muhozi n'umuvandimwe we witwaga Munyemari n'abana babo. Ndibuka abantu bitaga kwa Mwitakuze uwo muryango warazimye n'umugore we witwaga Mariana n'abakobwa be 2. Ndibuka kwa Nyirimpinga Loizi n'abe abo bitaga kwa Munyandinda ba Murenzi ba Mukandenzi. Abo bose uwo muryango warazimye hasigaye umwuzukuru wabo utarahabaga. Ndibuka abaturanyi bacu twari duturanye bitaga kwa Segahire n'umugore witwa Daforosa hamwe n'umwana wabo bitaga Munyengaju. Dukomeze twibuka kandi twiyubaka ikivi cyabo batushije tuzacyusa kandi tuzahora tubazirikana ndetse tuzirikana n'ineza Inkotanyi yatugiriye. Murakoze.